Natewe inda mfite imyaka 18. Wayinteye nago yayinteye Yamfashe ku ngufu kandi byari n'ubwa mbere mbonanye n'igitsina gabo biba rimwe mpita ntwara inda. Bango yabikoreye kirisi. Yego nawe arabizi nabona kino kiganiro arabizi. Ese umwana azi ko kugira vuke yafashwe mama yafashwe ngufu cyangwa barabanza kubimubwira? Turi kuri Legacy TV. Ni Legacy TV buri wese afite story cyangwa se afite ukuntu yabonye umuntu cyangwa se uko yamuvuga. Muri nambere twataya tumusoza mama Uramutse. Uramutse nkiriwe. Nkiriwe. Okay, mwumeze neza. Yego. Twabonye nawe mwaje guherekeza umubyeyi wacu Maneke. Ese uyu munsi wo kumuherekezaho mbere nambere wabonye ute wari wifashe? Ni umunsi mubi kuri njyewe. Ni umunsi umbabaje cyane. Maneke ntago n'ubu nari nemera yuko yapfuye ariko nabyemeye ari uko bamaze kumushyiraho beto. Yari inshuti yanjye, ari n'umuvandimwe wanjye cyane na makuru wanjye, mbese yari inshuti ikomeye kuri njyewe. Ndi kumva kugira ikiniga ugiye cyane. Ya reka tumere nk'abasubiye inyuma gatoya. Yagize igihe cyo kurwara bamujyana CHK aragaruka. Mbere na mbere akimara kurwara ukabona ko agize barabugwaye butandukanye kuba paralize n'iki kuri uwo wabonaga hari ikizere cyo yakira cyangwa wumvaga nta kizere gihari? Njye numvaga nta kintu cyashobora Maneke ko yari umuntu utajya ubabara mu buzima bwe. Yari umuntu uhora aseka, ubona ko niyo agira ikibazo nago yajyaga yabyerekana. Barabimbwiye numva ari ibintu biri bushire, ntago numvaga ari ibintu bikomeye cyane kuko numvaga bindenze cyane. Ubwo rero barabimbwiye, maze kubimbwira ntago nari mpari ngo mbashe guhita mugeraho, ariko nyine byarambabaje igihe cyo kumugeraho nicyo bambwiye ko banabimbwiriye mu nzira ngiye kumureba. Yego bambwira ko birangiye kandi yafashwe kuwa gatandatu ukurikira uwo yafashwe yari yampamagara ambwira ati icyumweru nimva gusenga uzaze tuvugane ndagushaka, kuko Maneke twakinanaga filime muri Serenskira twaraganiraga cyane kuko no kugira ngo nyikine niwe wabigizemo uruhare. Yari umuntu naganirizaga naba mfite agahinda cyangwa umubabaro akambwira ati byitwaremo gutya. So ngende umufemere mfite umwana umwe. Yego namubyariye mu rugo, ntago nigeze nshaka urugo ngo nduvemo cyangwa ngo nshaka umugabo. Wamubyariye mu rugo kandi ucikuka? Namubyaye ndi umunyeshuri muri secondaire mu kangahe? Nigaga mu wa 4. Icyo gihe se umubyara umwana ntago usanga bukomereye ngo bane wihebe uvuga uti n'abari kundeba barabizi kubyarira mu rugo si ikintu cyoroshye. Jewe natewe inda mfite imyaka 18. Wayinteye nago yayinteye Yamfashe ku ngufu kandi byari n'ubwa mbere mbonanye n'igitsina gabo biba rimwe mpita ntwara inda. Bango yabikoreye kirisi. Yego nawe arabizi nabona kino kiganiro arabizi. Maze kuyintera ntabwo ubuzima bwabaye bwiza, we kubera ko nari umunyeshuri yahise atoroka. Ntabwo wigeze se umushikiriza ubuyobozi ngo bwamushakisha cyangwa bamuhaye convocation ya mbere yitaba, iya kabiri niyo yatorotseho aragenda kugeza n'ubu. Ntabwo yigeze agaruka mu Rwanda? Oya, aracyari hanze. Yego yagiye nyine ubwo ntwite, ubu mfite umwana w'imyaka 10. Impamvu nyiri umufemere nuko nagize akababaro kw'ibyo bintu byambayeho. Nkaba nkumva byaye ibintu by'urukundo ke narakundanye, yego, ariko nakundanye nyuma yo kubyara. Kubera agahinda nagize cyangwa umubabaro ntabwo nongeye gushaka umugabo. Ubu ngubu wagize umugabo ukwegera akakwereka urukundo utamwemera akakubera umugabo? Byizera birakomeye, byizera birakomera. Sinzi uko yaza, sinzi n'izina yanyita kuko narababaye cyane. Umutima wanjye yarahungabanyije kurera umwana imyaka 10 udafite umuntu ugufasha, biba ari ibintu bikomeye cyane. Ntago nzi ukuntu yaza, ntago nzi n'ukuntu yabivuga,
ariko ntabwo nashatse. Noneho reka mfate ubwo buzima bw'ubufemere bwawe buhuza na maneke. Urabona maneke ntiyigeze abyara aho yareraga imfubyi. Ese nta kintu mwigeze muvugana akorera ukuntu umufemere wibyariye umwana akagera mu kuntu atayigeze maneke kubera ko ari njyewe wifasha kurera umwana. Maneke najyaga mbimubwira ari byinshi cyane yamfashaga, ntabwo nabaga naburara maneke ahari. Maneke yari umucuruzi w'imboga n'ibiribwa mu isoko rya Kariyeri. Nk'umuntu twakoranaga, aho kugira ngo mbwire undi muntu ambwiraga ni siko ndeba bimeze gutya, kuko n'akazi bukaragaze ntago nkora ko bimeze gutya. Akambwira ati jya ku muhanda hafi y'aho utuye, nohereje igare cyangwa moto, muhaye ibyo kurya. Ntabwo umwana wanjye yigeze aburara kubera ari maneke, ntabwo nigeze nicwa n'inzara kubera ko ahari. Byambabaje cyane cyane, byanushije cyane, n'ubu ngubu kubyizera birangoye. Hari umuntu ubura ukumva ubuzima bwawe burahagaze, ariko kubera Imana, kuko ariyo nzira. ukabona ko nta kibazo. Maneke twigeze kuganira igihe duheruka gukinira filime, gushutinga filime yitwa Silence Killer. Noneho iyo filime ntabwo irasohoka ubu ngubu. Njyewe nagiye mubwira ubuzima bwanjye, arambwira ati se ati wazabyaye undi mwana. Nambwira se urabona buno buzima ndimo, urabona napfa kubyara uko byiboneye, kandi uzi ko kurera umwana kw'iki gihe bikomeye. Arambwira ati rero urabizi ntago yajyaga yemerera abantu ko nta mwana afite, ariko njye yarabinyemereraga. Arambwira ati basi wowe ufite amahirwe yo kubyara, njye ntayo, niba bishoboka uzabyara umwana n'umuntu wakunze. Ati njyewe ukimbwira ko inda yagezemo ntabwo mbujije ko azaba umwana wawe, ariko basi kubera ko ufite undi, uwo nguwo azabe uwanjye. Urumva nta wakwitwa nyina w'umwana atari nyina, ariko bitewe n'ubushuti nari mfitanye nawe nari nabimwemereye. Uramwemereye ko uri bubyara nzabyara undi mwana. Urumva ko nari kuzabyara yari kuzakurikira uw'imyaka 10. Si uko nta rubyaro ngira, si uko ntabyara, ahubwo agahinda natewe n'uwayineye niko nihungabana nagize n'ubuzima umuntu aba arimo. So urabona uramwemereye ko uzabyara umwana, ariko ubu ngubu maneke nyine yitabye Imana ntawe ukiriho. Yego. Iyo promesse wamwemereye ko uzabyara umwana uracyayifite, cyangwa wahise uvuga uti promesse yanjye ndayiborotse ubu ngubu? Yewe ntabwo nabyara umwana udafite gahunda, ntabwo nabyara n'umwana uzabaho nabi nzicuza impamvu namubyaye. Ntabwo byakunda, gusa hari uburyo namubyara. Ntabwo ndi mukuru cyane, mfite imyaka 29, navutse 92. Mfite imyaka ntabwo ari myinshi kandi nta nubwo ari mikeya. So hari abantu benshi bahura n'ibyo bibazo bakitwara ukundi kuntu. Kenshi bitewe ngo tunamagana abantu bakufite abana bakobwa. Njyewe narababaye cyane kuko nyimara no kwitwara iwacu baranyanze. Barakwanze? Yego. So nyuma yo kukwanga ukaza kubyara umwana kwa n'umukujije, bigeze bagaruka cyane n'undi bakomeje gukora? Ndewe banyanze ntwite. Uriya umubyeyi akwanga iyo utwite. Iyo umaze kubyara arabyakira kuko nta kundi kuntu yabigenza. Njyewe narababaye nyimara kubyara, si uko mvuka mu rugo rukennye cyangwa mu muryango ukennye, ahubwo bumvaga ari ishyano wenda riguye, ntabwo mbizi, sinzi uko njyewe bumvaga wenda ari ishyano riguye. Ariko mama yageze aho arabyakira na papa arabyakira. Umwana wanjye ndamufite aho ndi, ndamurera, ndamwigisha uko bishoboka, n'inshuti zikamfasha. Mfite umwana umwe njyewe kandi fiyeri yabyo, gusa sinanze umwe, sinanze undi, ariko ndi fiyeri yuko mfite umwana. Aho kugira ngo nkomeze mbabare cyangwa binyibutse ibyo nanyuzemo, kuba narabyaye birahagije. Ese umwana wawe afashwe ate mu muryango? Ubona umuryango uramwishimiye cyangwa uracyamwishimiye? Umwana wanjye ndamufite, ntabwo mbana na papa cyangwa na mama, ngiye umufite. Umubyeyi wajya avuga ati wenda akajya gusura kuzukuru kanjye. Mama aramukunda cyane, ariko nubwo ari mama njye ndacyariho, kandi nta muntu wakurerera nk'uko wakwirerera. Niyo yaba nyoko wakubyaye ukiriho ufite uburyo, ntabwo watuma
akurerera ufite umutwe. Yes. So hari nk'abana b'abangavu cyangwa se abakobwa baterwa inda bari nko muri ya myaka bavuze cyangwa se bakiga segonderi cyangwa se no mu mashuri ya universite akumva nyine ubuzima burangira akumva yakwiheba. Nk'icyo babwira abana b'abakobwa bangavu bumva ko niba batewe inda bakwiyanga ugasanga hari n'abajugunya abana tujya tubumva kenshi cyangwa se bakiyahura. Ikintu ngira ngo mbabuze ni ugukuramo inda. Umwana ni umugisha, ntabwo ubuzi icyo azaba ejo hazaza, ntabwo ubuzi icyo azaba wowe ubwawe. Ni Imana yonyine ibizi uko azabaho. Ikintu ngira ngo mbabwire, buriya abantu bakuramo amada ntibarera abana babo bitwa ba mama ntumbi. Mama ntumbi, umuntu ukuramo inda, ukuyemo inda ya mbere, ukuremo iya kabiri, ukuyemo iya gatatu. Burya ntabwo ubura umukobwa, nta nubwo ubura umugore. Ikintu ngira ngo ngire inama ku bantu wenda batewe inda, bumve ko hari andi mahirwe bishyiremo. Ubundi bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta nzovu inanirwa umutonzi wayo. Bishatse kuvuga ko niba wabyaye umwana ntabwo wananirwa kumurera wamubyaye, kuko urabona inzovu bifite umutonzi munini ariko iremera ikawutwara kuko ari uwayo. Nicyo nshatse kuvuga. Yamubyara kuko ushobora kumukuramo, ushobora gukuramo iyo nda ugahera ukuyikuyemo, ukazashaka ukabura iki urubyaro. Ariko iyo wabyaye uwo mwana niba utakongera kubyara, Imana igakuza ufite, byibura uramureba ukavuga uti narabyaye. Narabyaye. Kubyara ni ishema, kubyara ni umugisha, abana ni umugisha. Ntabwo yes wenda nari ndi mu cyaro ntabwo nari izi ibintu byo gukuramo n'iki n'inda, ariko ntabwo icyo gitekerezo ntabwo nigeze. Yego, ndanamukunda cyane, umuntu twamenyana nankundire n'umwana, ntabwo nta kintu navugana nawe kuko niwe buzima bwanjye, niwe mbana nawe mu nzu, niwe ndwara akampa amazi, niwe ndwara akampururiza. So mwese nk'uwo mugabo byanda akunda Legacy TV igira ahantu hose ni kuri YouTube. Umugabo waguteye inda, wagufashe ku ngufu aguteye inda, ndakumva wagufashe ku ngufu mu bintu utari witeguye, ikiri n'isugi yaguteye iyo nda, ariko yakubyariye umwana ukunda ubu ngubu. Ese uracyamurakariye kubera ko yagufashe ku ngufu agutera inda, cyangwa ubaje wamwishimira kubera ko yaguhaye umwana w'imfura mwiza ukunda? Ntabwo namwishimira. Ntabwo amwishimira? Oya. Umuntu buriya bajya bavuga ngo inshuti ibona mu byago. Niba narabyaye simubone, niba narabyaye simpembwe, niba narabyaye simbone umwenda w'umwana, kandi nyiri ukumutera ahari, nta byishimo nabona. Ese umwana azi ko kugira avuke yafashwe mama yafashwe kugufi cyangwa barabanza kubimubwira? Ibyo ni ikiganiro nzamubwira amaze gukura. Ntabwo nahita mbimubwira kubera ko aracyari umwana, ntabwo nabimubwira rwose. Ntabwo sinyagira amatsiko ngo ati mama papa wanjye abahe, papa yagiye ingendo munyereke. Uko biri kose umwana ntabwo yazira ibyaha bya se na nyina. Wowe umubwiza ukuri, ukamubwira uti mwana wanjye rero byagenze gutya, ariko ukirinda kumubwira ukuntu byagenze, ariko ukamubwira uti niso nubwo yagize gutya, ntabwo afata umwana ngo umuhe se umwangishije. Yego. So tumeze nk'abana ku musozo sasa, abanye n'amaneke, ubuzima bwe bwose urabuzi. Ni iki inama watanga cyangwa se ubutumwa amaneke yagiraga abantu, kimwe mu kintu yagusigiye cyangwa se inama yagusigiye wasangiza abantu? Maneke ni byinshi cyane twaganiriye. Ikintu nagira ngo mbwire abantu, uriya ari umubyeyi utandukanye. Wenda umuntu wapfuye avugwa byiza, nta bibi muvugwaho, ariko Maneke ukuri kwe kurivugira. Ntabwo mvuga ibi kubera ko yapfuye kuko birambabaje cyane, kuko nabuze umuntu. Turakwihanganisha ubuzima bayeho ntabwo bworoshye bw'umwana wawe, nubwo ubuze umuntu afataga nk'umubyeyi wari uvutse inzara mbere n'umwana, ntabwo biba byoroshye. Ukomere, turi kumwe, umwana wawe uzamukuze. We nzamukuze, yanakuze, ageze B5. Ushobora kuzabona umugabo wamugana wawe uti wize ufite urukundo ukabasanga umugabo niyo yatabaho. Nta kibazo rwose mfite. Ndakubona umeze neza cyane. Wakoze cyane rero kuza kuvugana natwe kuri Legacy TV. Turagushimira Imana iguhe umugisha. Yego, nta kibazo kandi namwe murakoze. Cyane.